tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Uyu munsi turaganira birambuye kuri gatanya, aribyo byitwa gusenda mu rurimi rw'ikinyarwanda cyiza. Amagambo fatizo y'ikiganiro cy'uyu munsi ni ugusenda, urukundo hamwe n'urushako. Naho umurongo fatizo w'ikiganiro cy'uyu munsi uboneka muri Malaki ibice 2 ku murongo wa 16. Haravuga ngo kuko nanga gusenda niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we. Tugarutse kandi muri Malaki ibice 2 ku murongo wa 16 tubona ko mu isezerano rya kera iyo umugabo yashyingiranwaga n'umukobwa yikuraga umwambaro we akawumwambika. Uyu mugenzo mwiza wasobanuraga ko umugabo azarinda umugore we. Iki nicyo kintu cyiza Bowazi yakoreye Rusi. Rusi yari umupfakazi. Hanyuma tugendeye ku mategeko ya Mose, Rusi yagombaga gusaba Bowazi akamubera umucunguzi. Ntiyagombaga kumusaba ko amurongora, ahubwo yagombaga kumusaba ngo amuhungure. Hanyuma Nawomi yohereza Rusi ku murima. Hari mu gihe cy'isarura, kandi icyo gihe imiryango yose yararaga mu murima irinze imbuto. Mu kurinda izo mbuto mu ijoro abagabo baryamaga impande y'umusaruro wabo, hanyuma bakaryama ibirenge bitoroshe. Rusi yakurikije amabwiriza ya Nawomi, araza aryama hafi ku birenge bya Bowazi. Bowazi akimara kumenya ko hari umuntu umuryamye iruhande, akabaza uwo ari we. Rusi yaramusubije ngo ndi umuja wawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe kuko uri umucunguzi wacu. Aya magambo yanditse muri Rusi bice 3 ku murongo wa 9. Yamusabye kumworosa umwambaro we, amusaba uburinzi nk'umucunguzi we. Mu yandi magambo yamusabye kumurongora akamubera umugore. Mu gihe cya Hagayi abagabo b'Abisirayeli bakoraga uburiganya, bariganyaga abagore babo, baworosaga imyambaro yabo mu gihe cyo gushyingiranwa, ariko noneho ubu baborosaga imyambaro yabo babahohotera. Mu yandi magambo bari baratanye n'abagore babo. Wibuke kandi uzirikane ko Imana yanga gatanya cyangwa se divorce. Igitekerezo cy'Imana uhereye imbere na mbere nuko nta gusenda cyangwa gatanya byagombaga kubaho. Tuzi ko kuko Yesu yavuze ko Mose yemeye ko habaho gusenda byaterwa no kwinangira k'umugabo, ariko mbere na mbere siko byari bimeze. Ngiki kintu Imana yari ifite mu bitekerezo byayo. Mbere na mbere Imana yaremye Adamu ngo azirikane ko akeneye undi muntu. Biba bitangaje cyane kumva abantu bavuga ko imibonano mpuzabitsina ari bibi. Birumvikana ko iyo ikozwe hatabayeho gushyingiranwa biba ari icyaha ndetse kibi cyane. Ariko ninde watekereje imibonano mpuzabitsina? Imana niyo yabitekereje mbere, kandi niyo yabikoze. Imana niyo yaremye umugabo n'umugore. Igitekerezo cy'Imana nuko ubukwe buba umugisha. Imana yabuhaye umugisha kandi yashakaga ko buba ku nyungu z'umuntu. Mwitangira ibice 2 ku murongo 23 aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Umugore ni iki? Adamu yari Ish, hanyuma umugore akaba Isha. Ni ikindi gice cy'umugabo. Tubita umugabo n'umugore. Ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye. Ni umugore kuko yakuwe mu mugabo. Mwitangira ibice 2 ku murongo 24 aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibi bikuramo ba mabukwe na ba databukwe. Ibyo bibakura mu muryango mushya. Uyu munsi abantu benshi ntibakurikiza amabwiriza yo gushyingiranwa. Ubukwe burema ikiremwa gishya. Papa na mama ntibabarizwa mu muryango mushya. Abageni baba basize. Ikindi kandi nuko umugabo n'umugore bagomba kuba umwe. Iyo tugeze mu gihe cya Mose n'amategeko tubona ko gatanya cyangwa gusenda ko byari byemewe. Ibyo ntibisobanuye ko ari by'Imana yagambiriye ubwo yashyiragaho ubukwe, ahubwo yarabyemeye nk'uko Yesu yabivuze bitewe no kwinangira k'umugabo. Muri Matayo igice cya 19 kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 8 aravuga ngo bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko Imana yateranyije hamwe umuntu akagitandukanya. Baramubaza bati niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko amwirukana? Arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Yesu yakomeje yerekana impamvu gusenda bishobora kubaho. Abigishwa be baramubwira bati ibyo umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 19 ku murongo wa 10. Yesu Kristo yahise asobanura uburenganzira dufite. Nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Si ngombwa ko buri wese arongora. Hari abagabo n'abagore badashaka kurongora no kurongorwa. Si icyaha kuguma uri ingaragu. Ariko ndagira ngo wibuke ikintu cy'ingenzi kandi ukizirikane. Yesu Kristo yavuze ngo nuhitamo gushaka
ni isezerano ry'ubuzima bwawe bwose. Ikintu kimwe gusa cyatuma utandukana n'uwo mwashakanye ni ubusambanyi. Nubwo bwose Yesu yavuze ko ubusambanyi aricyo kintu cyatuma habaho gatanya kw'abashakanye, umwe mu bashakanye utizera ashobora gutandukana na mugenzi we. Umwe mu bashakanye amaze gukizwa utizera ashobora kuvuga ngo sinkunzi iyi mibanire. Kuva twashakana nibwo ibintu bihindutse, none ndumva ngomba gutandukana nawe. Mu gihe ibyo bibaye, Pawulo avuga ko utizera ashobora kwigendera. Kuba utizera yamara kugenda akongera agashaka cyangwa ntashake, ndumva uwizera w'umugabo cyangwa umugore afite uburenganzira bwo kongera gushaka. Ubwo Pawulo yavugaga ngo mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, none guhambirwa avuga ni ukuhe? Ni isezerano ryo gushyingiranwa. Uhereye mbere na mbere Imana ntiyigeze iteganya gatanya cyangwa se divorce, gusa kubera gucumura k'umuntu Imana yarabyemeye. Ushobora kuvuga ngo ariko divorce ni icyaha. Nibyo ni icyaha kandi ni urupfu, ariko wibuke ko umwicanyi ashobora gukizwa. Wibuke ko ubwo umwe yapfaga ari ku musaraba ari kumwe na Yesu yarakijijwe. Umujura rero ashobora gukizwa, ndetse n'umuntu wakoze gatanya ashobora gukizwa. Reka twe gufata gatanya ngo tuyigire ikintu cyihariye. Niba umuntu udakijijwe yari umujura hanyuma akatura akaza kuri Yesu agakizwa, ababarirwa ubujura bwe bwose, uwo muntu twamwemerera gushaka. Hari abantu bakora gatanya mbere yuko bakizwa, iyo baje ku Mwami Yesu Kristo bababarirwa icyo cyaha. Ntekereza ko uwo muntu yakongera agashaka, kandi ibyo tubisanga no mu byanditswe. Kuri iki kibazo cyo gushaka na gatanya, Magi hari ibindi yashatse kuvugaho mu buryo butandukanye. Hari ubutumwa Magi yise urukundo rwiza, n'ubutumwa buboneka mu gitabo yanditse. Tugarutse nanone uyu munsi, hari ikibazo gikomeye cyane kigendanye n'ubusambanyi ku buryo ubona biteye ubwoba. Kugira ngo umenye ibyo biradusaba gusubira inyuma tukareba ibyagiye byandikwa kuri iyi ngingo. Umucamanza witwa Barron wo mu rukiko rukuru rwa Massachusetts yaravuze ngo uyu munsi mu mashuri menshi ikibazo cy'ubusambanyi mu banyeshuri ni ikintu kibi cyane kandi kiri gukura. Mu nyandiko ya Billy Graham yise Decisions cyangwa se imyanzuro ku bijyanye n'itorero n'ubukene burimo, ariho aho yanditse aya magambo avuga ngo abana bacu bakiri bato bari kumanukira ikuzimu tubareba mu buryo buteye ubwoba, kandi nta muntu n'umwe wumva ko ibyo ari ikibazo gikomeye nk'uko bigaragara. Ayo magambo arakomeye cyane. Undi mwanditsi mwiza w'umunyamerika yaravuze ngo ese twakuraho amarira duhuza n'amajwi yo mu mitima yacu, usanga rimwe na rimwe avugira ahatabona, hanyuma ikindi gihe akitotomba avuga ko byose bitameze neza ku buryo ibirenge binanirwa kwiyobora bigatsindagira inzira y'umujinya n'inzira y'urubanza. Uwo mwanditsi yakomeje avuga ngo igisubizo ntikiri mu gutora amategeko menshi, ahubwo twakibonera mu guturwamo n'umwuka w'Imana ubasha guhindura imitima y'abantu, akaba inyota yo kwera k'umuntu ku giti cye n'abandi muri rusange. Uretse guturwamo n'umwuka wera, abantu bagwa mu mutego w'ibyaha. Aya ni amagambo yavuzwe ahagana mu 1965. Gusa hari andi majwi menshi yagiye avuga kuri iki kibazo. Usanga abantu batari bake ari abavugizi b'ubusambanyi ku buryo bibeshya basobanura ko ibi byose ari imitekerereze mishya kandi yadutse vuba. Gusa reka nkubwire ko ibyo byose atari bishya. Ikindi ni uko bitaganisha ku buzima bwiza kandi bukungahaye, ahubwo byagiye biganisha ku rupfu no guhirima kw'ibintu bimwe na bimwe. Aha twavuga nko kugwa kwa civilisation zimwe na zimwe nka Misiri, Ubugiriki, Babuloni na Roma. Ubusambanyi ni ikimenyetso cyo kugwa kw'abantu benshi kandi bakomeye. Ubusambanyi ni kimwe mu bigize urupfu. Impinduramatwara zo mu Bufaransa cyangwa se Revolution Française zatumye icyubahiro cy'Ubufaransa kigenda, kandi muri icyo gihe nibwo ubusambanyi no kwigurisha byari byarahawe intebe. Ikibazo gihari ni uko abakera bagiye baruma bagahuha kuri iki kibazo. Ibirego navuga ko bidafite ishingiro ngo nuko Bibiliya n'itorero byirengagije iyi ngingo y'ubusambanyi ku buryo uyu munsi yabaye kirazira, ndetse bikaba ari ibintu bivugirwa mu ibanga rikomeye abantu bajujura. Bakomeza kunenga imisenyukire y'ingo z'iki gihe, kwiyongera kwa gatanya bigashyirwa ku bujiji bw'urubyiruko rw'iki gihe. Iyaba bari bazi ubukana bw'iki kibazo n'izo nama baba batanga, byibuze byatuma ingo zibana mu mahoro. Ikibazo gihari kandi kibabaje ni uko abubu batigeze babona igisubizo. Nyuma y'ibyo byose Bibiliya ntigendera ku bantu benshi. Bamwe bibwira ko baba bashingiye kuri Bibiliya, nyamara sibyo. Ese ninde watekereje imibonano mpuzabitsina? Bamwe bibwira ko babihimbye. Imana yonyine niyo yabitangije kandi ishaka ko bibyera kuko nayo yera. Hari bamwe bumva ko abantu bagomba kugira uburenganzira bwo kuvuga no gutangaza ibyo biboneye, kandi ko biri. Ariko ikibazo ni uko usanga kenshi bimwe na bimwe biganisha habi abakiri bato. Uyu munsi hari ibitabo, amafoto n'amashusho y'urukozasoni usanga byarabasa urubyiruko. Usanga bamwe bavuga ko kumenya ibyo byose ari ugusobanuka mu mvugo y'ubu. Bamwe usanga barirengagije agaciro ka Bibiliya. Usanga ikibazo cy'ubusambanyi gikabije cyane ku buryo umubyeyi avuga ngo ikibazo
si byo nzabwira umwana wanjye, ahubwo ni ibintu bingana iki azi ntazi. Usanga abana baba bazi byinshi cyane kurusha n'ababyeyi babo. Mu kwirengagiza ibyo byose, za gatanya usanga ziyongera umunsi ku munsi. Ubwenge bwabaho ni ugutegura urushako rwiza, ariko buri wese agira uruhare mu kugira urugo rwiza. Witwa Dan Bennett yaravuze ngo kimwe mu bibazo isi ifite ni uko abantu bitiranya urukundo n'imibonano mpuzabitsina, ubwenge n'amafaranga, iterambere n'ibigezweho. Icyo ni cyo kibazo kiri uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ikibazo cy'ubusambanyi ridaciye ku ruhande. Usanga atari ikibazo gikomeye cyane uyu munsi, si kirazira ndetse ntikinavugwa, ahubwo bavuga ko atari ikintu kibi. Bibiliya ikivugaho mu buryo bweruye kandi igakoresha imvugo ikarishye cyane. Ngiyi impamvu ituma dutinda kuri icyo kibazo hano muri Malaki. Imana irerekana ko ibi biri mu byatumye aba bantu bajya mu bunyage, ndetse n'imwe mu mpamvu yatumye batatana. Ntekereza ko iki ari igihe Imana iri kumvwa. Ndatekereza kandi ko abigisha b'uyu munsi baterekana neza ikintu Imana ivuga kuri iyi ngingo, kandi niko byakagombye kumera. Mbere na mbere ni Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni Imana yonyine yazanye umugore ikamuzanira umugabo. Reka mvuge ko Imana itari ikeneye kugira andi masano ibaha. Imana yabahaye umugisha, ubukwe bububwera kandi ubu bukwe buboneye. Inshuti yanjye, reka nkwibutse ko umubano w'umugabo n'umugore ariwo Imana iha umugisha hano ku isi. Nta wundi yasezeranyije ibyo. Imana ivuga ko niba ubukwe bukozwe hagendewe ku mugambi wayo, izabuha umugisha kandi hazabamo umunezero n'ibyishimo. Imana ishaka ko abana bayo bagira urushako rwiza bakabana bishimye. Imana idufitiye intego n'umugambi mu gihe twaramuka tuyumviye. Umwami Yesu Kristo yabwiye itorero ryo muri Efeso ngo, ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Aya magambo yanditse mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 4. Nyamara itorero ryo muri Efeso ryari itorero ryiza cyane. Kuva icyo gihe itorero ntiryigeze rigera ku kigero cy'umwuka. Uyu munsi muri iyi si yuzuye ubuhakanyi, biragoye ngo tugere ku kigero cy'umwuka wera yazaniye itorero rya mbere mu busabane bwaryo na Kristo. Abizera bo mu itorero rya mbere bakundaga cyane Kristo, baramukundaga pe. Benshi cyane muri bo berekanaga urukundo bakunda Yesu, bamena amaraso yabo ku bwa Kristo. Tukabita abahowe Imana. Reka tugire ibyo tuvuga gato, twerekana impinduka nto mu buryo basemuye umurongo w'Ibyahishuwe ibice 2 ku murongo wa 4. Ijambo urukundo rwa mbere ni protani mu Kigiriki. Mu by'ukuri rikaba risobanuye ikintu cyiza kandi gihebuje. Niryo jambo Yesu yakoresheje ubwo yavugaga ku nkuru y'umwana w'ikirara, aho papa we yamwambitse ikanzu nziza cyane. Kubizera b'Abefeso, Kristo yababwiraga urukundo ruhebuje. Kuri iri torero nubwo ryagendaga rikonja, Kristo yarababwiye ngo, ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwiza kandi ruhebuje rwa mbere. Agakiza ni urukundo gusa. Ikibazo Yesu Kristo atubaza uyu munsi ni kimwe. Arabaza ngo, ese urankunda? Ntabwo abaza ngo, ese uzaba umwiringirwa? Cyangwa se ngo akubaze ngo, ese uzajya kuvuga ubutumwa hanze? Yesu ntari kubaza ngo, ese ugiye gutanga amafaranga angana gute? Cyangwa ngo abaze ngo, ugiye gukora ibingana gute? Kristo arabaza ngo, ese urankunda? Yesu azakubwira ko ugomba kumwumvira kandi ko hari ikintu ugomba kumukorera. Yohani intumwa yabivuze muri aya magambo ngo, turayikunda kuko ari yabanje kudukunda. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 19. Igitabo cya kabiri Magi yanditse ni ku gitabo cya Rusi. Yacyanditse ashaka kwerekana ko gucungurwa bijyana n'urukundo. Imana yafashe ubuzima bw'abantu babiri kandi basanzwe, umugabo mwiza n'umugore mwiza, hanyuma avuga inkuru yabo y'urukundo. Muri iyo nkuru Imana ihishurira umuntu urukundo ruhebuje imufitiye. Ibyo nibyo bituma dusobanukirwa ibyako gakiza kagendana n'urukundo. Mu rwandiko rwa nyuma Kristo yandikiye itorero ry'Abefeso mu gitabo cy'Ibyahishuwe, yasaga nkaho ari kubaburira. Rimwe na rimwe ntitujya tubisobanukirwa, ariko biradusaba gusubira inyuma ho imyaka 30 cyangwa 40 mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye abizera binyuze muri Pawulo intumwa. Turwita urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Muri uru rwandiko twabonye ko havugwamo iki kibazo cy'urukundo rufatika, tukarugereranya n'urukundo Kristo akunda itorero. Iyo ni imwe mu mirongo yabayeho mu byanditswe yagiye yumvikana nabi. Umva hamwe uko havuga. Haragira hati, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Aya magambo yanditse mu Befeso bice 5 ku murongo wa 22. Habayeho imyaka myinshi aho ayo magambo yagiye hakanwa cyane bikozwe n'abagore. Abagore baharaniraga uburenganzira bwabo, barayarwanyije. Gusa guhakana aya magambo biba ari uguhomba bikomeye ubusobanuro buyarimo. Kuganduka niyo ntego y'urugo mu buryo bw'uko hari uyoboye undi. Si ikibazo cy'uko kuba umwe ari hejuru y'undi. Oya, umumaro wabyo nuko mu rugo habamo gahunda. Ikindi kandi nibyo byerekana ikindi kintu kiza cyane. Pawulo akomeza avuga ngo, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari yo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Aya magambo yanditse mu Befeso ibice 5 ku murongo wa 23. Ikigambiriwe hano bari kugereranya ni Kristo n'itorero.
ubukwe bwa gikristo hano ku isi iyo bukozwe mu mwami Yesu byerekana isano no Kristo afitanye n'itorero. Ubukwe bwa gikristo bwerekana gato umubano mwiza uri hagati ya Kristo n'umwizera. Ubukwe bwa gikristo ni isano Kristo afitanye n'itorero ni ibyera. Aha ndashaka ko tuhumva neza, igikorwa cy'ubukwe kigomba kwera, ni umuhango w'idini, ni sakramento. Sindi kuvuga umuhango ukorwa n'itorero cyangwa umuhango ukorwa n'umuntu ku giti cye, ahubwo ni umuhango ukorwa n'Imana ubwayo, niyo yonyine iweza kandi ivuga ko ibyo bigomba guhishura urukundo rwa Kristo mu mutima wawe. Nuko rero umugore agomba kubona mu mugabo nk'umuntu yiha wese. Kuri we agomba kubona umunezero ku mugabo ndetse akanyurwa kubwe kuko aba ari umugabo kuri we. Anezererwa kandi akanyurwa mu mugabo we, mu mico ye, mu kumwitaho. Kuri we nta mutwe gusa, ahubwo mu maso ye aba ari byose muri byose. Urukundo rwe rwo mu mutima niwe ruba rwerekeyeho gusa, niwe agomba gukunda gusa. Aba ari isi nto kuri we, niwe mahitamo ye, niwe butunzi bwe kandi niwe paradizo ye. Yishimira gushakira umwimerere muri we, ntaharanira kuba ikirangirire wenyine, ahubwo icyubahiro cye niwe kigarukaho kandi akabyishimira. Azagerageza kurwanira izina rye kugeza ku mwuka wa nyuma kandi azaharanira ishyaka rye. Inseko ye ihora ari cyo gihembo cye. No mu myambarire ye niwe atekereza gusa ndetse agaharanira ko byose bimunezeza. Aba afite imigambi myinshi mu buzima, imwe n'imwe ntabashe kuyisobanukirwa, hanyuma ikintu cyose yabasha gukora ngo iyo migambi itere imbere akagikora yishimye. Umugore nk'uwo, nk'umufasha mwiza kandi w'ukuri, aba asobanukiwe neza urushako ndetse agashyira imbere Kristo ashaka. Nshuti yanjye, ngiyi ishusho y'umugore mu rushako rwa gikristo. Umugabo agomba kubona umugore nk'umuntu agomba kuramya. Hano ushobora kumbaza ngo, ese uvuze kuramya koko? Yego, nibyo mvuze. None kuramya ni iki? Nujya mu busobanuro urasanga kuramya ari ukubaha ukwiriye kubahwa. Nujya mu mihango ya kera y'ubukwe bumwe na bumwe, uzabona aho umukwe yavugaga ngo nzakubaha n'umubiri wanjye wose. Ni ukuvuga ko muri we ahabona byose, agomba kumukunda cyane ku buryo yanamupfira bibaye ngombwa. Bibiliya irasobanutse kandi simbona impamvu tutavuga ibintu uko biri. Nusubira inyuma ukajya mu ndirimbo za Salomo, uzabona ishusho y'umukwe n'icyo atekereza ku mugeni we. Mu ndirimbo ya Salomo ibice bibiri ku murongo wa 2 haravuga ngo, uri mwiza bihebuje mukunzi wanjye, nta nenge ufite, nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Ayo magambo araboneye? Ese siko biri? Ayo ni amagambo umukwe yavugaga. Noneho wumva ibyo umugeni avuga, umukunzi wanjye n'uwanjye bwanjye, nanjye nduwe, aragirira mu myangange. Aya magambo yanditse mu ndirimbo za Salomo ibice bibiri ku murongo wa 16. Ndumva nta bindi navuga birenze ibyo. Muri uwo munezero n'ibyishimo birenze, umugore azamushimisha mu rindi kibi. Umugabo nawe nuko, kuko azamushimisha avuga ngo nzagukunda nkubahe kuko nta nenge nakubonyeho. Bitabaye ibyo yazamufata nabi cyane. Kumufata nabi bijemo yazamwica cyangwa akamwanga, bakabana mu gahinda n'umubabaro bihoraho. Iyo niyo mpamvu ingo nyinshi zisenyuka iki gihe. Hanyuma reka mbaze ikibazo nubwo kireba umuntu ku giti cye. Ese uri umugore, umugabo ashobora kwitangira akagupfira? Reka nkubwize ukuri, niba uri wa mugore wirirwa ukurikiza amaso abasore n'abagore bahita, nubwo wawe uri mwiza gute, ntuzigera uba umugore wapfirwa n'umugabo wawe. Niba udafite ubwiza bwo ku mutima, urangwa n'imico myiza, uzaba uri ururabo rutagira impumuro. Ijambo ry'Imana rivuga ku bwiza bw'inyuma, kandi tuhumve neza kuko Bibiliya ntibirwanya. Twese tugomba guharanira gukora ibyiza bishoboka. Bamwe muri twe dufite ibibazo byacu, ariko uko byagenda kose tugomba guharanira gukora neza mu byo dufite. Nta mpamvu n'imwe umugore yatanga imubuza kwambara neza. Gusa hari ikintu Imana yibandaho, si umurimbo w'inyuma ahubwo ni uguca bugufi, ni umurimbo w'imbere uba uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Muri Petero wa mbere ibice 3 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 4 aravuga ngo, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuba umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. None reka nkubaze wa mugabo, urumva uri umugabo wakurikirwa n'umugore we kugeza ku ndunduro cyangwa ku mpera y'ubuzima bwe? Ushobora kuba uri umugabo mwiza ufite uburanga, ariko nta ntego ufite ndetse nta mutima ufite wo gukorera Imana nk'umukristo, nta bushobozi ufite bwo gukora ibintu bikomeye, mbese nta ntumbero ufite muri rusange. Niba uri umugabo ukaba umeze gutyo, umugore nta gukurikira pe, kuko uri umukire ufite imitungo, mushobora kugendana kugira ngo yibonere icyemezo cy'abashakanye, ariko nanone nyuma agashaka gatanya cyangwa divorce. Birashoboka ko umuntu yavuga ngo, ariko rero ndumva ntagera ku kigero cy'abantu wavuze. None se wa musore we, reka nkubaze, Imana yigeze ivuga ko buri mukobwa wese azagukunda? Oya,
abakobwa 99 bashobora kugucaho bakabona ko uri umuntu usuzuguritse. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, igihe kimwe hazaza umukobwa hakubonemo umuntu ukomeye wamurinda mu buzima bwe. Imana yonyine nibasha guhuza abantu. Umukobwa w'inkumi ashobora kuvuga ngo rwose sindi mwiza ku isura ndetse nta buranga mfite. Reka nkubwire ko Imana itigeze ivuga ko uzareshya cyangwa ugakurura buri mugabo. Abagabo 99 bazaguca imbere bakubonemo umuntu usuzuguritse. Ariko igihe kizagera ubwo hazaza umugabo umwe akagukundira ukuri. Niba uri wa mugore twavuze haruguru, ni wowe uzamutera ishyaka muri byose, umwumvisha ko akomeye ndetse ukamutera ishyaka mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Niba abona ko umurwanirira ishyaka, ntukamuhinyure kandi ntuzamuveho. Imana ishobora kuba yarabahuje kubera impamvu runaka. Hari igihe kizagera rero haza umuntu wawe mukwiranye. Birashoboka ko wakwibwira ko turi kuvuga ibintu bitabaho gusa, ariko reka turebe ibimenyetso. Reka dusubire inyuma uhereye mbere na mbere. Dufate urugero kuri Adamu na Eva, aho bari mu rukundo cyane. Umva uko ibyanditswe bivuga. Mu Befeso ibice 5 kuva ku murongo wa 28 kugeza ku wa 31 aravuga ngo uko ndiko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Eva yaremewe kuba umufasha ukwiriye Adamu. Imvugo yakoreshejwe hano ni nziza. Yamuvanye mu rubavu rwe, ntiyamubumbye. Yamukuye mu rubavu amufataho igice, kuko yari igice igihe cyose batarahura nk'umugabo n'umugore. Imana yamukoreye ikintu cye, hanyuma imushyira Adamu. Yari umufasha ukwiriye, kuko yamuhaye ibyo yaburaga, kuko muri we atari yuzuye. Niwe yakorewe, hanyuma bombi babumwe. Mwitangira ibice biri ku murongo wa 23 n'uwa 24 aravuga ati uyu ni igufwa ryo magufwa yanjye nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Reka tujye mu mateka turebe inkuru ya Abelard na Eloise witwa John Lord mu gitabo cye yanditse cyitwa Great Women cyangwa umugore uhambaye. Yakoresheje Eloise nk'urugero rw'urukundo ruganisha ku kubana. Inkuru uvuga ku musore witwa Abelard wari umushumba mu rusengero. Yari umwigisha mwiza cyane. Umushumba yari ahafite umwisenge neza witwa Eloise, yaje kohereza ngo agendere ku mabwiriza ya Abelard. Yari umugore wiranga, undi nawe akaba umugabo wiranga. Uzi icyabayeho? Bombi baje gukundana. Gusa nko byari bimeze icyo gihe kimwe n'ubu, ubukwe bw'umupadiri bwabaga ari ikintu gitangaje. Ubwo John Lord yandikaga iyi nkuru, hari amagambo yanditse nshaka ko dusangira. Umva uko yanditse: Abelard na Eloise mu gukundana kwabo itorero ntiryabemereraga gushyingiranwa. Icyabaye nuko baje gushyingirwa rwihishwa, bikozwe n'inshuti ya Abelard. Yakomeje kwigisha nta kibazo, ariko igihe cyarageze icyari ibanga kijya hanze. Ubwo umwe mu bahereza yabagambaniraga, hanyuma agategekwa kujya kuba muri couvent aho ababikira baba. Ntibyari byemewe ko muri bombi hagira usura undi. Birumvikana Abelard byamusabye ubutwari buhambaye. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 12 yatangiye kwigisha no kubwiriza ko ijambo ry'Imana ari ubutwari bw'umuntu atari ubw'itorero. Uyu mugabo yaje kuba umuntu ukomeye cyane, kandi inyigisho azikomeraho mu buryo bukarishye bitewe n'ibyo bamwangiye. Ubwo yendaga gupfa, kuko yapfuye mbere gato ya Eloise, yaje gusaba ko yakwemererwa kumusura. Ikintu itorero ryakoze kandi kibi nuko ritigeze ryemera ko bahura. Ubwo yahise amwandikira urwandiko. Ni rumwe mu nzandiko zibabaje zaba zaranditswe. Gusa yasoje urwo rwandiko n'isengesho rikurikira, aho yagize ati: Mana, ni we wabyemeye urabishima. Nk'uko wabishimye waraduhuje kandi uradutandukanya. Nk'uko watugiriye imbabazi ukatugirira impuhwe byuzuye. Numara kudutandukanyiriza muri iyi si, uzaduhurize mu ijuru. Nanjye nizera ko aba bombi Abelard na Eloise bari kumwe mu ijuru. Ibyo rero bitugejeje ku wundi murongo mwiza cyane. Malaki yasoje iki gice kijyanye n'ibyaha by'imibanire yo mu muryango na gatanya. Byari ibyaha bimeze nka kanseri. Icyaha cya gatanya gisenye igihugu muri byose. Muri Malaki ibice biri ku murongo wa 17 aravuga ngo mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa, cyangwa muti Imana ica imanza irihe? Ngo mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu. Imana iravuga ngo ndambiwe amasengesho yanyu maremare muba musenga. Ikindi kandi ndambiwe ubuhamya bwanyu. Ni ukuri murandushya pe. Uribuka ko mu gice cya mbere bibazaga uko baruhije Imana. Imana iravuga ngo ntimubizi uko musuka amarira y'uburyarya. Twasomye kandi ngo nyamara murabaza muti twamuruhije dute? Hano bongeye kwerekana ko ari abere. Ni nk'aho bakavuze ko Imana iri kubaharabika. Mbese ntibasobanukiye ibyaha byabo. Barabaza ngo twamuruhije dute? Ibuka ko iki ari ikibazo cya gatanu abantu
bashinjaga Imana ko ibabeshyera. Muri make banyuranyaga n'Imana bibaza ngo twamuruhije dute. Imana yari bafitiye igisubizo rero. Imana yababwiye muri ubu buryo ngo kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa, cyangwa muti Imana ica imanza iri he? Hano babekeraga Imana. Iyi ni imitekerereze yagiye ikura mu mateka ya muntu. Umuntu aravuga ngo kenshi mbona abanyabyaha bakomeye ba ruharwa, nyamara bagakomeza gutera imbere. Usanga badafite ibibazo nk'ibyo mfite, nyamara nkorera Imana. Ese ni ukubera iki Imana yemera ibintu nk'ibyo bikabaho? Umwanditsi wa Zaburi nawe yagaragaje icyo kibazo. Yabonaga abantu batera imbere nyamara badakorera Imana, nyamara ugasanga bakungahaye. Yaranditse ngo ariko jyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera, kuko nagiraga ishyara bibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 73 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Yarebaga hirya no hino akabona abanyabyaha barushaho gukira mu gihe abakene barushaho gukena. Abakene babera b'Imana nibo barushagaho gukena ntibatera imbere. Uko niko abantu bitotombaga mu gihe cya Maraki. Iyo mitekerereze yazanye imyumvire mishya. Ubwo batangiraga kubona ko ukora ibibi ari mwiza mu maso y'Imana, batangiye kwita ikibi cyiza. Ibyo byatumaga bakora ibibi. Uyu munsi hari ibintu bimeze gutyo. Abantu benshi bashobora kuvuga ko icyaha nta kintu gitwaye. Ibyo ni ibintu bikora ku muntu wese. Ese kuki nta kintu Imana ibikoraho? Umwanditsi wa Zaburi yabonye igisubizo cy'iki kibazo kuko yagiye imbere y'Imana. Muri Zaburi ya 73 ku murongo wa 17 na 18 haravuga ngo kugeza aho nagiriye ahera h'Imana, nkita ku iherezo ry'aba bandi, ni ukuri ubashyira hanyerera, urabagusha bagasenyuka. Urabona ko yarebaga gusa iby'ako kanya, ariko saha hazaza hameze gute? Ese ubuzima bwabo bw'iteka bumeze gute? Uhereye aho njye nawe duhagaze, umunsi wabo muto wari amateka, ariko twasubira inyuma tubona ko ibyo bakoraga byose byagize ingaruka nini ku buzima bwabo buhoraho. Ese uyu munsi bimeze bite kubatita ku Mana? Bamwe usanga binjiza amafaranga menshi cyane ashoboka, ariko uko byagenda kose abakora ibibi uyu munsi bazahura n'urubanza ejo, bazisobanura imbere y'Imana. Umuntu utarakizwa wamenyera ijambo ry'Imana azi neza adashidikanya ko ari umunyabyaha, ndetse kandi hakaba hari Imana itabera, ariko ntuzigere utegereza ko Imana iza ikaguhana ako kanya. Mu gihe cya Maraki rero abantu barabazaga ngo Imana ica imanza iri he? Mu gice gikurikira tuzabona ko Imana izabaha igisubizo. Reka dusenga Imana. Mana, nkomeje gusengera ingo z'uyu munsi ngo uzirinde ibisa n'agatanya byose, ahubwo wibutsa abashakanye ko ijambo ryawe rivuga ko bagomba kubana karamata. Ukomeze kwibutsa abashakanye ko bahamagariwe amahoro. Ndagusaba ingo zabo zirangwe n'urukundo n'amahoro, ubarinda amahane. Mbisenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye inshuti yabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka tuzinjira mu gice cya 3 aho tuzabona ibihanura kuza kw'integuza ebyiri. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa@tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.